bize kungeza hano ubwo naho byahereye ariko aho ndembeye aho yariye cyane ashe nk'imyaka 8 imyaka 8 uryamye 7 ariko iyo njyamye cyane nine niyo njyamye ndaremba kubera ko n'imbaraga nyine ubwo zari ziri kuba nkeya no guhora umuntu arwaye babona ubushobozi bwamugeza no kwa muganga ndetse yipimisha arebe ikibazo yaba afite kuko hari igihe ugomeza kurwara indwara z'uruhande hakaba haziramo n'izo kwa muganga yego rero kubera kurwara cyane n'ubukene ubwo bituma umuntu atabasha kugera no kwa muganga n'imbaraga nazo ubwo aho ndembeye cyane hashize imyaka 4 mbese muri makeya n'ibyo hashize mwabimba hashize imyaka 4 uryamye kuri ubu buriri utahindukira ntahindukira none se muri iyo myaka 4 ubabara gute ni ubabara ni iki wumva umugongo amaguru ubwo hagiye hazamo kubera kurwara cyane hakaba hagiye igihe hagiye hazamo nk'uko nari ngiye no kurwara indwara yo kuva isa n'igabanyutse rero ntabwo nongeye kwivuka ndatekereza ati umugongo wanjye waragize ikibazo none se mu buzima busanzwe usanzwe uryama gutya gusa ntabwo bashobora kuguhindukiriza ni ukuryama gusa gutyo kuryama gutya gusa iyo ugiye kurya nta gutya gusa nguma iyo bagize nagira gutya bakwegura izosi rikagenda ntuza ahantu hose ukumva hari kudandabirana iyo bagiye iyo ugiye kujya kwihagarika cyangwa se gukora ibindi bigenda gute ubwo baranyeguye byanze kubera nta ubikora byose ndyamye gutya hanyuma aya maboko ndi kubona ko amaboko kuyagira gutya gutya hari ibintu biri kubunerera gutya ubwo rero gutya nkaba nahirima ngo kugira gutya rero ukugira ngo mbefashe nka gutya mbese gutya iyo yakoze gutyo mbafashe ntabwo nahirima numvaga ari nk'ibintu biri kunjyana numva nahirima nose ko uburyamye ku buriri urabona wahirima none se ikibazo cy'amaso cyo cyaje ikibazo cy'amaso cyaje ndi muri Kongo twarahunze intambara iratera noneho rero ubwo tugeze muri Kongo nari mfite imyaka 17 ubwo ndwara amaso niba na malaria simbizi nuko nafashwe kwagiye utare ukomeze banjyana kwa muganga ijisho rimwe rirafatwa hejuru ubundi irindi rirafatwa nuko baramvura biranga nuko nagiye gutsimbuka amaso gabaye gutya wahumye burundu anga kugira mbese nuko numvaga ari nk'ikintu kije mu jisho rimwe gifashe wagira ngo kwa kundi wagira ngo ni nk'igiho wagira ngo kiburitseho ariko wizeye imbaraga z'Imana ko Imana ishobora byose kandi hari icyo yakora ku buzima bwawe ndayizeye ndayiringiye urayiringiye ko hari icyo yakora twizeye imbaraga z'Imana ko hari icyo zakora reka nongere nkubaze ko mbona muri ahantu hameze gutya mubona icyo kurya gute iyi nzu se murakodesheje byagenze gute ni mu buhe buryo mubaho hano gutya umugira neza yaraducumbikiye hari amakara kazu kahari hirya yego hari ku ruhande ubwo nimwe twabaga none umutindi tubaye isa n'isenyukaho bakira muri iyi ubwo rero atugirira neza nta nuza na kode yaduciye ubwo tuberamo ubuntu ubwo kubaho rero ni ukuzunguza ibase mu muhanda ubwo uno mwana agenda akazunguza ibase agasiga nkingiranye nuko uyu mwana se ni umuvandimwe wawe uyu mwana ni murumuna wanjye ni murumuna wawe akagenda akajya gucuruza akagufungira hano mu nzu nose buriya acuruza iki no tubuto akazunguza mbese nyine barangura utuburuza kwibase
noneho akagenda azunguza mu bazunguzayi kwa kundi nyine bita abazunguzayi. Ubwo rero kugenda bavuga ati mukure nuko bigenda. Hanyuma mama umaze imyaka ingahe urwaye? Ese nta na mituweli wari ufite ku buryo ushobora no kujya kwivuza ngo ugere ku bitaro? Ubwo na mituweli itorero ryacu uyu mwaka bari bayintangiye, ariko bayintaye uhura n'ibibazo byinshi. Agiye kuzunguza barabimwaka kubera ko nyine muri polisi bitemewe. Ubwo amafaranga bari bampaye yo gutanga mituweli turayazunguza, tuyahindura ubushoro mbese, ariko itorero ryo ryari ryayimpaye. Ariko rero iyindi yo ntayo nari mfite, ubwo rero bituma tutabona uko tuyitanga. Usengera hese mama? Basengeraga mu Bapantekote. Usengeraga muri ADPR? Ariko ngewe ubu ntabwo mbagwamo kuko maze nk'imyaka 10 mvuye iwacu, ntabwo bari banyakira. Ariko ubwo aho yasengera ubwo niho nsengera. Musengera. None se mami, nta bavandimwe mugira wenda bashobora kubafasha? Nta bavandimwe mugira? Abavandimwe twari tubafite 2, ariko baracuriye, barabariye. Ihangane. Barahari ariko batafite akamaro cyane nk'uko wabivuga. Yego, buri kintu cyose rero kiba mu mugambi w'Imana. None se mama, twaje hano twebwe tuje kugusura, dusengera mu itorero rya Elohim International Church. Twazanye n'umunyamakuru wacu ariwe Frank. Mu buryo tujye gushira kino kiganiro, umuntu wese uri bukumve urumva wifuza iki, wifuza ko bakumarira iki, n'iki cyakorwa kugira ngo nawe ubone ubuzima buzima? Noneho retse tuganire, ubu ngiye kukarebera. Ubundi mfite ibibazo bitatu. Ibibazo bitatu? Mfite ikibazo cy'imibereho. Ikibazo cy'imibereho? Mfite ikibazo cyo kutagira aho kuba nyine nubwo tuhari, ubwo turacumbitse ntabwo ari iwacu. Yego. Ubwo ni 2. Icya gatatu mfite ni icy'uburwayi. Icy'uburwayi? Ibyo ngibyo Imana ibikoze ikabikemura nayishimye, kandi nitanabikemura nzayishimira mu ijoro. Yego. Zampereza byiza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Turanezerewe Imana cyane cyane ku bantu bari kutwumva. Intwari zo kwizera TV, kuri TV yacu twaje gusura umuvandimwe, ariko ntabwo watubwiye izina ryawe. Nitwa Imana irafasha Josephine. Imana irafasha Josephine. Twaje gusura Imana irafasha Josephine, kandi murabona uburyo ki ameze. Yaramugaye, yahuye n'ibibazo by'amaso, ahura n'ibibazo by'umugongo, ahura n'ibibazo by'indwara zitandukanye, bituma aryama ahantu. Yatubwiye ko ari imyaka ingahe? Imyaka aho njyamye hashije imyaka 3. Mbese aho indwara indembereje cyane hashije imyaka 7. Aho indwara imurembereje cyane amaze imyaka 7. Aho aryamye hano ku buriri hamaze imyaka 4. Nta bushobozi afite, nta buryo afite bwo kumufasha uretse uriya mwana mubona umuri iruhande. Niwe ujya ufata wenda akabasengo akajya kuzunguza. Bene data b'Intwari zo kwizera TV, aho uriho hose wabonye umuvandimwe, kandi nzi yuko imirimo yabera izibukwa imbere y'Imana. Aho uriho hose rero watufashiriza umuvandimwe, wamufasha ku mibereho yo kubaho, kumugurira amatunda, ku myambaro, aho kuba. Ahangaha n'umuvandimwe w'umukristo wahamuhaye kugira ngo abe ahangaha, kandi hamaze igihe. Ariko nanone natwe turabasaba kugira ngo
mu bufasha mujya mufasha bene data mu buryo butandukanye. Abakristo nawe no mukristo mushobora kumufasha kandi Imana ikabwa icubahiro. Avuze yuko afite icyifuzo cyo kugira ngo ashobora gufashwa mu buryo kiyavuzwa kandi byadufasha twese tukajya kwa muganga tukamuvuza, Imana ikahabwa icubahiro. Icyo ni kimwe n'icyifuzo. Ariko nanone avuze ikintu gikomeye cyane, yaravuze ngo naho Imana itabikora yo izitwa Imana, azakomeza kuyiramya no kuyimbaza kuko abishejweho n'ubuntu bw'Imana. Ikintu cya kabiri avuze yuko mushobora kumufasha mu buryo bwo kubaho hano ho kuba, nanone akongera akavuga ngo naho nibyo Imana itabikora azayishimira mu ijuru. Murakoze rero TV yacu Intwari zo Kwizera aho muri hose mwisi. Ariko twabonye umuvandimwe hariya, wowe witwa nde? Imanizabayo Josiane. Nawe witwa Imanizabayo Josiane? Imanizabayo Josiane, uyu ni umuvandimwe wawe, ni inshuti yawe cyangwa ni iki cyawe? Uyu ni mukuru wawe. Uyu ni umukuru wawe. None se uri kubibona gutya Manizaba, ubyifatamo gute? Ubibona gute? Ubona ko hari ubutabazi Imana izagutabara cyangwa ujya wiheba? Byose nta kintu kiba ari impanuka ku Mana. Nta kintu kiba ari impanuka ku Mana. Wiringiye Imana ko Imana izakora kandi ikakorera mu gihe cyayo. Imana ibaho umugisha cyane. Rero ntago turi butinde, ntago dutinda, ntago ari ibintu twateguye by'umwihariko, ntago ari ibintu twateguye. Uyu munsi twaje tufite agasabune kugira ngo tuze tubasure turebe ahantu muri, ariko by'umwihariko iyi minsi yose tuzabana kandi uko Imana izadushoboza niko tuzakora. Paulo yaravuze ngo tushobozwa byose na Kristo ni utanga imbaraga. Ntacyo dushoboye ariko tuzi ko Imana ishoboye byose. Turabashimiye rero kutwakira. Sinzi niba hari ikindi mushobora gushira ku itangazamakuru kugira ngo tuzi ko abanyarwanda bagira urukundo haba ariho hose. Hari abakifite ubumuntu kandi ashobora kumva iki kintu akumva ko yakwitangira umuvandimwe. Hari ikindi mwakongeraho? Nge narinzanye kasabune ku muvandimwe wacu. Yego. Hari ikindi mwakongeraho? Ibyo birahagije rwose. Kwiringira Imana ishoboye. Imana bahamugisha nibazaniye ashyizeho umutima wo kudukunda tudakwiye. Mbese ukubona dusa n'abatagira icyerekezo, ariko mu Imana bashyiraho umutima wo kudukunda. Imana ireba intambwe muteye, Imana ibamugisha igeraho. Imana irabakunda kandi bafiteho umugambi. Imana irabakunda, ibafiteho umugambi kandi umugambi Imana ibafiteho ni mwiza, ntabwo ari umugambi mubi. Rero nizeye Imana kandi nizeye imbaraga z'Imana kuko hari icyo Imana izakora, kandi nizeye yuko hari umunsi tuzagaruka hano tukavuga gukomera kw'Imana. Hanyuma mushobora kuduha nimero yanyu ya telefone. Ntabwo yizi mu mutwe. Ntabwo yizi mu mutwe. Ngaho itubwire. 078 640 292 Murakoze cyane. Niba hari ubufasha ushobora koherereza kuri iyo telefone wagoherereza. Nanone nimba wifuza kohereza kuri telefone ya Reverence Fiwe Nyota ni 078 38 25 434. Ubwo bufasha wabwoherereza kandi bukagera ku muvandimwe. Imana ibaho umugisha. Wadusengeye turi kuza. Nanone nifuje kumva nanone amasengesho yawe kuko wanejeje. Ufite ibyiringiro yuko hari icyo Imana igomba kugukorera. Nubwo uri kuri iki gisasiro ariko nawe ufite ibyiringiro yuko Imana igomba kugira icyo ikora. Ibyo byiringiro rero ndashaka kugira ngo wongere udusengere Imana. Nubwo nanjye ndi umupastor ariko wandemye umutima, mbonye umutima wawe sinzi byarenze ubwenge bwanjye. Abenshi iyo bageze muri aka kaga batangira kwiheba ngo mbese Mana wandemeye iki, Mana ni biki, Mana ni kubera iki, ukatangira kubona atangiye kwivovotera Imana. Ariko ntangajwe n'ukuntu tugeze hano ukatwakiza amasengesho. Nanone nifuzaga ko wongera ukadusengera kandi ugira ibyiringiro ku Mana yawe yuko Imana izakugirira neza
kandi ukabona kugira neza kw'Imana. Nari bahumbagisha. Yego. Reka turimba akaririmbo gatoya. Yego. Ubwo kavuga ngo ni Yesu wagize ku buvandimwe. Yego. Imana ishimwe cyane. Ni Yesu wangize ku muvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfise byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane. Kandi rero kandi yarambabariye nyir'impuhwe, yapfiriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yapfiriye, Imana ishimwe cyane. Kandi yarambabariye nyir'impuhwe, haleluya we, yapfiriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze mbifite mu mufasha, Imana ishimwe cyane. Data niwumfasha mu bintu byose bikomeye, haleluya. Manushimwe imibabaro yose nikwaye, ahindura iyo mibabaro ngwanezeze, Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose nikwahize, ahindura iyo mibabaro ngwanezeze, haleluya. Ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Ntawe twabura gushima Imana. Imibabaro yacu irayishimye kuko ibyo byose ibibaho byose ni kuba yabijyana. Ariko hano yaravuze ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahindura iyo mibabaro kugira ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Aho turi hose Imana yumva gusenga kwacu. Niyo mpamvu haba mu bibazo haba mu byago tugomba guhora tuyiringiye, kandi igihe umuntu asenga cyose akizera ko Imana yumva. Haleluya. Ubwo rero reka dusenga Imana, ariko nshimye Imana yabarinze, nshimye Imana ibashyizemo uyu mutima, nshimye Imana yababashishije, mbese Imana tutabikwiriye, ariko kubw'imbabazi zayo ikemera kubakoreramo nabo mukaba izi mbabazi, mukumva mwakwemera kugira zino mu butabazi, Imana ibahereza umugisha. Ubwo rero muri Bibiliya haravuga ati ngo namwe Yesu ubwo azavuga ati yemwe muze abo data yahaye umugisha, ati nari nshonje muramfungurira, nari ndwaye muza kunsura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Nuko rero bavuga ati mbese nari nambaye ubusa muranyuma, maze bavuga ati mbese data twabigukoreye ryari? Nuko nawe ngo ababwira ati burya ubwo mwabikoreye bamwe mu boroheje, burya n'ibyo mwabikoreye. Haleluya. Amen. None rero namwe Imana ibaha umugisha, ubwo mubikoreye twebwe mu boroheje ni Imana ibakoreye, kuko twebwe ntacyo twabitura, nta nubwo tunabazi, ariko Imana irabazi, ibaha umugisha. Haleluya. Amen. Ubwo rero ubwo mubikoze ni Imana mubikoreye, ntabwo ari twebwe. Imana nimugera mu ijuru
maze izaba haleluya kandi mukiriza mu isi Imana ntitubagirwe neza mutugiriye haleluya nimujya mugera mu bikomeye Imana igiye gukina neza mwakoze reba imisozi muzamutse reba icyubahiro mwari mufite mukemera kuza kuri twebwe bakatureba bahereza umugisha maze ubwo muzabonekayo maze izabaho umugisha kandi natwe twese tugiye kubonekamo reka dusenge mu izina rya Yesu Uwiteka Mana gitangaza haleluya icyubahiro Mana ifite imbaraga mwami w'amahoro mwami wo kwizerwa cyagiye waratubwiye Mana ngo hari tugiye gukora ngo uzabana natwe nk'uko wabanye na Dawidi ariko tuzamenyekana ahantu hose ariko turavuga ngo nibyo uzadukorera ngo numara kubikora Mana ngo ni ibitangaza uzawukoze uratubwira mu byo wakoreye ibu natwe nibyo uzadukorera twewe twabyumvaga nk'inzozi ntitwamenyaga n'ibyo uzakora nta n'ibibazo byinshi twari dufite ariko wari uzi ko tuzagera no ku isi hose none tugeze no ku isi hose Mana barabibonye Mana izina ryawe rishyirwa turagushimye turaguhimbaza n'ahandi hantu turahavugira Mana twarakuvugira ubutumwa Mwana twari tuzi ko tuzagera hano kuri uyu musozi ariko wowe wari ubizi dada none abashabaye n'abagaragu bawe hano dada tutari tuziranye Mana amaso yawe turamenyanye data izina ryawe rihimbazwa rake rwosante mbere yase Jesu kitarabo baba rake rwosante mbere yase Jesu kitarabo turaguhimbaje Yesu ukuye gupfukamirwa n'amahanga yose maze indimi zose zikakuririmba kuko icyubahiro ari icyawe ntawe muzagisanga uragikwiye iminsi yose Mana tukuvugiye turi mu buriri Yesu turakwinjiza ngo ababyumva Mana bari hirya no hino Mana iri sengesho Mana ribagereho abafite ibibazo bose bimeze nk'ibyacu n'abandi badafite nk'ibyacu uzina Yesu bikemure kuko tukwize kurwura umugabo ufite imbaraga wari uzi ko tuzakuvugira Mana twaragukoreye Yesu ntabwo uzadukoza isoni nta n'ubwo uzaduhana sabiye umugisha abana Baba Yesu uraje dusategere yategere ikarabo baho umugisha rero Yesu baho umugisha Mana kugira ngo abagiye baduseka abatwisekeye bakugwa n'isoni abatwisekeye bavuga ko twakoreye Imana idafite imbaraga babone kugumbaraga aho utanga umugisha kugashyira n'abagaragu bawe umurimo wawe uhembura ibitaringana ibiringanize maze bigatunganya ibitunganye Mana maze udusubirize ibyifuzo kandi ubaha umugisha Mana uzabageze no mu gihugu cyo mu ijuru urakoze Mana ibyo wavuze byose urabishohoje ibi watuvuzeho byose warabikoze dutegereje ibyiza rero ntabwo watuvuzeho ibi ngo ibyiza haleluya amen turategereje Yesu kandi turakwihaye Mana kuko twaragukoreye kandi twagukoreye tuzi ko Imana ifite imbaraga kandi tuguhamya tuzi ko uzabikora urakoze rero Mana igitangaza wavuze kirabaye dutegereje ibindi n'ibyiza wavuze byose turabyiringiye amen turongeye dushubijwe n'imbaraga turongeye twongeraho imbaraga Mana n'abandi bacika intege basanga ubongerera imbaraga kuko Imana itabara turaguhamije nawe uduhamye kuko wavuze ngo aho babite ngo batatu bazateranira nibaguhamya Yesu nawe cyangwa uzatinya kuguhamya imbere y'abana b'abantu ngo nawe uzatinya kuguhamya imbere y'abamarayika none natwe turaguhamije nawe duhamye mu izina rya Yesu amen 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 Imana ishimwe rero turanezerewe uranejeje ushobora kumfotorana nawe